abahaje umugabo mbaye neza kabisa ati wa mwana we bimeze biteri mu biki ati rwose ndimo ndifotorezamo hano ati ahangaha ntago byemewe cyararuguru iyo ni challenge ya mbere bwo arandimisara aho ntageze ariko nyine niko bigomba kugenda leta y'u Rwanda igomba kuba ifite nyine umutekano niko bigomba kugenda ubwo mba nsubiye mu byicaro muri stade ariko nyine wumve ngo naho nari nicaye naguma mfata angere zose mfotora hejuru hasi ndeba uterekanye enjoying kabisa amatari bikiti ibintu nahereye kera nshaka kuzabona ariko ndeba ariko nanone ubwo nkagira imbogamizi zimwe zigira zite ko nta kibuga nta tapi y'ikibuga yari irimo hasaga umweru nyine bashyizemo indi boro ndibaza se nta kibuga nsanzemo ngo menye ukuntu bimeze nyine byose bitewe nuko wowe urumva just nakundaga umupira urumva iyo nza gusangamo na tapi y'ikibuga nibwo byari kunezeza kurusha ariko ubwo mpita nkoresha iki njya nyine bisigaye nakoresheje Google nifashisha Google ariko nyine ibyo nabashe kurebesha amaso byo narabifashe neza uravuga utereka nkore nanjye stade kanyikore nanjye yego turanayifite ahangari Bahati arakomeza yerekana tubwire ukuntu rero waje kwiyunguza uza gukora stade nk'iyi ngiyi nyuma yo kuvuga uti ebana kiwe ibintu byo kuvuga ngo ndajya muri stade ndagira gute simbone neza reka nyikore njye nyirebera mu rugo iwanjye nuko dohido nido ukuntu nyine waje kugeraho gukora stade nk'iyi ngiyi ukuvuga ngo yego uvi inkuru yanjye iyi ni moto kugira ngo uyitware ubyemerewe nuko ufite kategori A kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya imodoka za B automatique turazifite nshyashya ngizi ni hano maze kuri kategori C y'amakamyo harimo na howo inyito byo gukora rimwe ntago yarangiriye kuri provisoire gusa ushaka gukorera permis definitif ukaba wabona permis B ya manuel hose ni hehe ni muri Action College nikaze mu kigani nkuru yanjye nikaze by'umweko muri Gasabo showroom ngwino tugwe ibikoresho byiza byo mu nzu ngwino rwose urebe kuntu nyine umujyi wa Kigali ushobora kubamo neza ndetse no mu Rwanda ariko ufite n'ibikoresho byiza cyane bya made in Rwanda Gasabo showroom duhereye hano i Remera imbere y'ibitaro bya Polyfarm uhamagereze 788 7 0689 ubundi tukurangira aho dukorera uzi kwirebera ibikoresho byiza byo mu nzu ndi kumwe na Cedric n'umusore ufite inkuru y'ubuzima bwe Cedric meze neza meze neza nta kibazo yego ku basore bandi bari kutwumva bifuza wenda no kwiga amategeko y'umuhanda bakanifuza by'umweko kubona permis definitif cyangwa kwiga indimi n'ibindi bitandukanye toje ryo tutekereza Action College ndi kumwe na Cedric bitese amakuru yanjye ufite inkuru yawe y'ubuzima wifuza kutugezaho rwose ndayifite nshaka kubasangira byagenze gute rero ubundi njye nakuze ndi umwana ukunda ibintu bijyanye na football cyane nyine urabona abana mu makaritsiye bakina ibyo narabikundaga cyane noneho nkajya rimwe ubwo nabyita nko nkiyiba umukecuru wanjye cyangwa se mama wanjye nkajya ahantu nko ku kabari cyangwa bareba nyine amamaci cyane amakipe yo hanze nkareba ukuntu bakina nkumva ndabikunze nyine ubwo biza kugenda gutyo birakomera ngenda nkunda ibintu bya football ku buryo nageze aho numva nyine mbaye attracted wumva urabikunze numva ndabikunze noneho vuga ati se ko tuhora dukinira muri aya mabuye urumva nyine ni utubuga twa hano mu gakaritsiye gutyo kina muri aya mabuye nkaba mbona ba Messi bande bakinira ku kibuga nka kiriya stade imeze nka kuriya gute ngiye ibi bintu nazabigeraho
ubwo nkura dukina mu academy twakiniraga nyine mu rugo iwacu ubundi ni Ikinyinya hariya kwa muganga hano mu mujyi wa Kigali. yego hano mu mujyi wa Kigali rwose ubwo turakina ariko nkomeza kugira inyota yo kuzareba aho hantu aho hantu bakinira zimeze gutyo undi ziba zimeze zite igiyemo ibintu biba bimeze gute uko ngenda nzamuka ngenda nibonamo impano yo kudizayininga ubwo na dizayininze nk'amazu nkangahe ngezeho ngira igitekerezo ati ubundi ni gute nanjye na dizayininga ahantu nk'ahariya ariko ibintu bijyanye na design nyine bisaba kuba warebye ikintu cyangwa se ukacyitekereza nyine ukacyimagina ariko kwimagina ikintu nka kiriya ni ibintu bitari byoroshye ubwo ni stade Amahoro oya Amahoro yo ko hari imbere yari itaraza ngo imere nk'uko tuyize ubu ngubu ubwo genda bizamuka ariko nkajya ngira challenge ese nzabibona mbikuye komenyereye ibibuga bya pasiparume aha mu mabuye twirirwa dukinira nzabigenza bizagenda bite ubwo ngubwo nkajya nkora izindi design nkakora nk'amazu nabonye gutyo ariko mfite inzozi zo kuzikorera ikibuga nkagitaka nko mu rugo iwacu ugishushanije cyangwa ugikoze nyakugikora gifatika gutya nyine ubwo komeza bigenda bityo nkajya designing utuntu umukecuru wanjye buriya aranshyigikira cyane akajya mu mwanya we nkamusaba ati mama gutya na gutya urabona ndi mutoya sinavuga ngo njye hariya kemera agafata umwanya we tugatemberana ubwo mfite nk'inzu nakoze just nkagenda nereka abantu wenda nubwo ntawayiguraga ariko byibuze abantu barabyishimiraga umpaye 2 umpaye 1000 ati wa mwana we rwose ukoze ibintu byiza cyane ubwo bikagenda gutyo nyine uko igihe kigenda kigera noneho nabizi stade Amahoro ko yari imeze mbere ubu siko imeze rero habaje projet ngo bagiye kuvugurura Amahoro bayigire nk'izo hanze noneho numva byandi bikugezeho numva bya bindi bisa nkaho bigiye gusohora kuri ngewe bigiye noneho ije iwacu ubwo ngubwo barubaka barayikora nyine irarangiye ariko mfite inzozi azinjiramo ubwo aho yuzuriye ejo bundi nkajya ngerageza kujya ariko nagenderaga outside hanze yayo ko kujyamo imbere ntabwo biba byoroshye se umuntu nkanjye naherayo wajyamo ugiye gukoramo iki ubwo nkajya ngenda hanze ndeba mfotora nyine mfotoza amaso kuko na telefone hariya baga nifitiye n'ubwoba reka ubwo ejo bundi nyakubahwa perezida wacu wa repubulika aje kurahira nibwo numvishe ngo harajyayo nyine abantu bagomba kujyayo ku buntu ubwo nkibyumva iyo nkuru nkiyumva ese nitegura isaha ya 10 nibwo batangiye gutwara abantu nari nabyutse nageze muri gare ati nanjye banjyane ngende nicare muri stade ndagenda ndicara rwose turagenda higera imbere ntangira kumva ibineza noneho mbona ni twinjiyemo ubwo wambaza ngo kata nakoresheje yo kugira ngo ngende ndeba ariko ntibyanyoroheye nubwo hari byinshi ntabonye ariko basi napfuye kureba ubwo nyine twaragiye turicara dufata ibyicaro ubwo abahanzi nyine baradususurutsa n'ibiki ariko ubwo mpita mvuga ati ngiye kujya nguma ngenda hehe kuri toilette kujyaho njye ndeba kujya njye ndeba ubwo bwa mbere ndagenda
ndagenda ariko nabwo mfite ubwoba se urambona nkatakata ibiki n'ibiki ngo ngarukira hehe kuri toilette ndagaruka bwa kabiri nabwo njyayo ku bwa gatatu ndavuga ati ariko ubundi wava aha nkagera hariya kubona nta muntu wo kumbuza nyine tumenyereka abasirikare abapolisi nyine aribo bantu baba bari kurinda ibintu nk'ibyo kumubona nta muntu wo kumbuza uhari nta musirikare mbona nta n'umupolisi mbona ubwo ndagenda ngarukira imbere ho gatoya ndareba ukuntu ibintu bidizayininzemo imbere esikariye ibiki ukuntu nyine bijya bimeze ndagaruka nsubirayo bwa kane noneho ndavuga ati uko byasa kose ubwo nahise ntira telefone kuko hari nyine ni umutipe wo muri karitsiye twari twajyanye yari afite telefone nziza cyane ifotora arantiza avuga ati babarira untize hari akantu nshaka kwifotorera bwatakira nta kibazo garayima ndagenda nkajya mfata ifoto nihishe nkacunga nkahita mfata agafoto nkakomeza imbere nkacunga nkafata agafoto rero hari aho nageze urabona ya myanya y'abayobozi biri hakurya mu ntebe zisa umukara urumva ngiye ndimo ndagenda sinzi ngo ndi buhinguke niba nageze wenda hafi yaho nsanga amazi si yayandi si nko hirya nyine ntabwo ari nk'ibisanzwe urumva ndifotoye ndafotora abahaje umugabo wambaye neza kabisa ati wa mwana we bimeze bite uri mu biki ati rwose ndimo ndifotorezamo hano ati ahangaha ntabwo byemewe cyari haruguru iyo ni challenge ya mbere bwo arandimisara aho ntageze ariko nyine niko bigomba kugenda leta y'u Rwanda bigomba kuba ifite nyine umutekano niko bigomba kugenda ubwo mba nsubiye mu byicaro muri stade ariko nyine wumve ngo naho nari nicaye naguma mfata angere zose mfotora hejuru hasi ndeba uterekanye enjoying kabisa amatari bikiti ibintu nahereye kera nshaka kuzabona reka ndeba ariko nanone ubwo nkagira imbogamizi zimwe zigira ziti ko nta kibuga nta tapi y'ikibuga yari irimo hasaga umweru nyine bashyizemo indi poro ndibaza se nta kibuga nsanzemo ngo menye ukuntu bimeze nyine byose bitewe n'uko wowe urumva just nakundaga umupira urumva iyo nza gusangamo na tapi y'ikibuga nibwo byari kunezeza kurusha ariko ubwo mpita nkoresha iki njya nyine bisigaye nakoresheje Google nifashisha Google ariko nyine ibyo nabashe kurebesha amaso byo narabifashe neza uravuga utereka nkore nanjye stade kanyikore nanjye yego turanayifite ahangari bahati arakomeza yerekana tubwire ukuntu rero waje kwiyunguza uza gukora stade nk'iyi ngiyi nyuma yo kuvuga uti ebana kiwe ibintu byo kuvuga ngo ndajya muri stade ndagira gute simbone neza reka nyikore njye nyirebera mu rugo iwanjye nuko dohido nido ukuntu nyine waje kugeraho gukora stade nk'iyi ngiyi ukuvuga ngo naratashye uwo munsi nyivayo iryo joro nibwo projet yatangiye kunangira guhiga materiel zo gukora stade yanjye rwose nimbuza kwinjira none ikore njye nyireba ubwo guhiga materiel harimo amabati ibintu nyine bijye bikoze harimo amabati harimo amakarito harimo imbaho harimo ibintu byinshi bitwereke ntacyo kuvuga ngo nkaha hasi aha mu ndiba harimo ibati icyuma nk'ahangaha ku ruhande hari izi design zimwe zo ku mahoro siko mbona nyine ari zo n'ifoto n'iki kuvuga ngo iyi mirongo nicyo kintu cyantwaye umwanya kirana waragishushanyije se narishushanyije kuyireba yose uzi kuri seriye bana yego
iyo mirongo ndayishushanya ubwo mu bintu byamenze bikanantwara igihe kirekire uvuga ngo ni imirongo n'izi ntebe kugira ziza ari karamabara y'u Rwanda amabara y'igihugu y'idarapo ry'u Rwanda za visit Rwanda uvuga ngo hariya nyine ni hamwe bacisha ama ads bari kwamamaza nyine nk'amaci iri kuba YouTube twose yego kabisa cyakoze but uri kubifata neza kuvuga ngo hano tarayigiyemo ngo twicaremo twirebere yego aha kuvuga ngo izi ntebe byibuze udutebe 10 nadukoraga nk'isaha yose ekada kuko turiya dutebe ni ibyuma rero kugenda ukora kamwe kuri seriye mwana winjizamo intebe rwose n'imiryango ndi kubona isohoka aho ni hamwe imodoka zica wenda urabona nk'iya perezida aho yinjirira igasohokera hariya turiya turyango duto hariya niho abantu baca bagiye mu wenda ku matuwarete ku bintu runaka nyine basohotse yego nose mbwira uyikora wumvaga umeze gute wumvaga umutima ari ikibiri gusohokamo ngiye nyikora nivuga ati ngiye gukora iyi projet nicyo kintu cya mbere ndaba nkoze bwa mbere buriya we aba artiste mu Rwanda hano ntago navuga ngo ni njyenyine baba bahari benshi rero biba byiza yuko ikintu mbere ukagifatirana ukagikora ari icyawe I know ndabizi neza ntashidikanya ko nta wundi waba waragize iki gitekerezo cyo gushushanya cyangwa cyo kubaka stade cyo kuyubaka mu buryo bufatika ubwo kubijyanye noneho rero naha hejuru ubwo ni mwisakara twari dufite stade idasakaye none dore ngira ngo urabibona hejuru ni amakarito pe ariko kugira ngo uzafate ikarito ibikomeye gutya ni ibintu byangoye cyane washyizeho isima washyizeho iki isima yahita imeneka ntabwo ari sima hariho kore hariho hari ifu bagura bita whiting ariyo basiga hano ku mazu nyine kuno ubone haba hanyereye ukayivanga na kore ugashyiramo gusa hajemo no gutumbika ibi bikarito ukabitumbika mu mazi kabanza bigatumba ubwo buhanga bwo kumva ko nyine ugomba gutumbika ugomba kugira gute wabukuye hehe nyine ubundi habaho ikintu bita n'ugusuzuma se ndabigenza reka nkore akantu gatoya gutya noneho nze kura feedback nimbona bikunze ubwo ndahita mbigenza gutya yebwo nabanje mfata agakarito gato ball ifite detail zose kabisa neza ahangaha sinzi niba mwahabonye muri za ntebe z'imikara muri VVIP ya ahangaha ba perezida bicara yego vuga ngo hasi ara ni muri VIP VVIP regira nyine hejuru hasanzwe yo ku kijyanye naha ku ruhande kuvuga ngo stade kugira ngo ibe yuzuye gutya yego twaye igihe kingana iki kwezi n'igice hubatse stade ukwezi n'igice barayubatse imyaka 2 barayubatse imyaka 2 wowe yubaka ukwezi n'igice gako ni kwishoka kagira imana ariko uryama ukongera akantu kongera ntago naryamaga kare nararyamaga umutima ukambwira ati oya byuka uzasinzira neza ibyo ushaka wabigezeho icyo nashakaga ni ukuyuzuza ubu kuyireba gutya akeka nka kare jade poche kose nakure muri ariya meza nagashoyeho hano yatwaye nk'amafaranga ngaho ino stade Kenze yaragiye arengaho n'andi mafaranga make Kenze miliyoni Kenze ibihumbi 15 ezo ni miliyoni 15 ni menshi ari jade poche yose warayimaze none se ko watanga amafaranga y'ishuri wagombaga kurya ugomba kugira guteka yashyira muri ibi
kumva guzungukira he buriya ni nacyo nshimira cyane cyane umubyeyi wanjye. yego ntabwo ashobora kumbleminga nyine ngo ibiki n'ibiki. ati mama weho mfasha iki? mama wanjye ikintu ashobora kumfasha ni iki? ashobora wenda kunsaba kujya nyine kunsabira wenda kujya ahantu runaka bitewe n'icyo ngiye kuhavumba nyine kugira yigeze kunsabira kujya kuri convention. birakunda ujye muri convention nshaka kureba gusa menye ko ibintu bimeze nayo ndayikora. iyo iri hara kuri Jesse Kinyinya kuko byahise hazamo ibintu byo kujya kwiga bwombura uko mbikurikirana kandi usize projet nk'iyo mu rugo wasanga yarangiritse ndagenda mbitsa ku kigo. niho ibihangano byinshi biri. tugarutse kuri iyi ngiri ubona nk'aha ku ruhande tuzi ko stade yacu y'u Rwanda yaka amabara y'igihugu ariko kuri njyewe yakibara rimwe. iyi nyine yakibara rimwe kubera ko kugira ngo yake ayo mabara yose asanze byantwara amafaranga ntabona kandi umujene nkanjye ndarija budoposhe kujya guhiga ukeneye kwambara ukeneye ibintu nk'ibyo kuko ntabwo umuntu ugana nanjye abwira mama ngo ngurira inkweto ngurira ipantaro cyangwa iki. ufite imyaka ingahe se? mfite imyaka 21. ageze mu myaka y'ubukure. Jean durashaka n'umugore ahubwo. umugore ni danje 21 urabyemerewe. ubwo rero ubwo ngerageza kubikora muri ubwo buryo ndavuga ati nubwo wenda itazaka ngo bigende gutyo ariko nibura icyo nshaka ubundi ukireba gutya view yayo ati ukuntu dutebe dutondetse icyatsi umuhondo ubururu uko nyine amabara y'igihugu ameze. hanga nta confusion wagira ukibibona tumenya ko stade pe amahoro. ubwo none mbwira wowe na visit Rwanda yanditse neza rwose. wowe ukibikora ukabona iruzuye nyuma y'ukwezi kurenga wumvise umeze gute muri wowe? ati manura ushimwe kabisa kuko nabonaga itazanuza kuko nararaga amajoro nkatagura mfite inyimikasi nkati ibyuma ngira ute. ntabwo ni urugendo rutari rworoshye. ndayikora iruzura ndayibika kuko kwari ukwezi kwa 8 nyibitse mu rugo rwose mvuga ati ntacyo. wumva mu mutima umeze gute? wumva ufite ibitekerezo byishushanije gute muri wowe? ukuvuga ngo nkanjye ubu ngubu nyine nk'iyi stade kuba narayikoze igakunda yanyeretse ko n'ibindi byashoboka akaba ariyo mpamvu njye mbafitiye projet iteye ityo. ndashaka gukora umujyi wa Kigali naranatangiye ukawushushanya se gutya noneho nzawukuzanira gutya buryo uzagira we tuvuga ati iranzo si yanjye wa araso nta vuga ati nsohokera ahangaha nkajya gutya na gutya uyu muhanda uva Kinyinya ujya Kimironko uyu nguyu gutya na gutya n'amategeko yose ari muri Gatsata byose birimo uyatereho. iyo niyo projet mfite. uzabanza ujye mu ndege ariko oya nta ndege buriya ikintu bita Google iguha byose. Google ni umubyeyi iguha byose byose ushaka aho utasobanukiwe neza mfata time yanjye nkajya kuhareba nkahasura nyine ngo nkareba uko ubundi ahantu bimeze bite wenda nk'inyubako nyine ziba zizwi ntabwo urumva wapfa kuyishyiramo gutyo gusa uranze ujya kureba se gate iraha gutya na gutya kugira ngo nzamenye uko nyiterekamo. iyo niyo projet mbafitiye umujyi wa Kigali kabisa mu gihe gito naho ndawubageza. wumva ufite inzozi kibundi mu buzima busanzwe sibye byo kubaka umujyi wa Kigali? mu buzima busanzwe ibi wumva byakugeza kuki?
ndashaka ko wenda nko mu myaka nk'itanu iri imbere byibuze nanjye nzaba mbarirwa mu ba design bakomeye, mu ba designer bakomeye. ku buryo bazayavuga ati runaka iki kintu aragishoboye, runaka iki kintu arakizi, ashoboye kuba yagikora. Yego. Bibura birashimisha kumva bavuga izina ryawe ati runaka akora ibi bintu kandi neza. Yego. Icyo kintu nicyo wifuza. Nicyo kintu nifuza. Wize ibiki? Ngo muri segonderi nsigaje umwaka umwe ngiye kujya level 5 kuko niga tekinike, niga multimedia. Wiga multimedia? Yego. Harya segonderi musigaye mwiga multimedia? Multimedia muri TVET nyine ibintu bya multimedia sabwe mwigamo ibiki? Ni graphic designer, camera operation, script writing, nyine ibintu bijyanye na media. Na media. Yeah. Okay. Ndikubyumva noneho. Turi kugana ku musozo. Sibyo? Wumva nk'umuntu uri kutwumva muri kano kanya uri kureba Stade Amahoro, wamubwira iki Cedric? Aka kanya umuntu udukurikiye ari kureba iki gihangano cyanjye, wenda ni umujene nkanjye cyangwa se ni umuntu mukuru usazanye impano wenda nk'iyanjye ntawamenya, nabwiye ati kora uko ushoboye, ugerageze nyine ukora ikintu uvuga ati nubwo iki kintu wenda nkikoze sinizeye ko wenda hari promotion rate iboneka. Wumva nkubwiye ko nyibitse amezi 8 ntacyo nari nizeye, sinari nizeye yuko twanahura, none unyeretse abanyarwanda. Yabwira ati namubwira ko agomba kuba hari ikintu yicaranye, nicyo kintu cya mbere buriya cyerekana icyo yakoze. Cyangwa se nuwaza se yahera. Ubu ntago uvuga ngo amata masa ntago asabire nk'igisigati. Naribuza nkubwira ati nshoboye iki, nakoze iki, kiri hehe. None se mbwira, mu by'ukuri wumva nk'umuntu uri kutwumva ku nkuru yanjye nk'inkunga, aramutse afite nk'inkunga, yakunze uburyo ukora, yakunze uburyo ufite icyizere, wumva yagutera inkunga gute? Kuntera inkunga buriya ndetse ngize amahirwe nkajya nko mu ishuri noneho nkabyiga. Yego. Nkabyiga. Ariko nyine wenda hari igihe ibyo ngibyo wenda biba bidakunze n'iki, ubona nakubwiye ko kugira ngo ubu yireba gutya hari udufaranga mba naragiye nshyiraho ngo hakagira ibyo nica nkakiza ibindi, sibyo? Kuko hari utundi tuntu nkora ariko ntago bigenda neza bitewe n'iki, umuntu ntago ibiceri nyine n'ibyibura niko nakubwiye. Ko abona nkanjye sindazoza kwiga ku buryo wenda nawe uvuga ngo ugiye kuyakorera. Wenda nk'abantu hari abantu babigira imitima myiza, uvuga ati wa mwana wakira na deza cyangwa sense. Okay, wumva nko mu myaka 5 Cedric azaba yibona he? Mu myaka 5 nibona ndi umuntu ukomeye. Uranya mbwira mu mati mama ngewe mu myaka 5 iri imbere sinzaba ngenda n'amaguru. Akanseka cyane ati reka wa mwana ati Imana izabigufashemo gusa. Uzagenda n'iki se nutagenda n'amaguru? Uzagendesha amaboko? Agahuma nagaki? Ugati nzaba naraguze imodoka. Okay. Oya nibyo. Nta mpamvu. Tukwifurije rero ishya n'ihirwe mu byo urimo, mu mpano zawe. Nkunda umuntu ugira creativity, ugira mu mutwe hatekereza akanabishyira no mu bikorwa, ni ikintu cyiza. Cyiza kugira ngo uryame ibintu byawe ntubishyire ahabona. Imana ibigufashemo rwose, ibintu uzabitereremo imbere bizagende neza. Namwe banyarwandakazi, Cedric mu murebe rwose mu mufashe azabikore kandi neza, sibyo? Yego. Turasoje. Vuga nimero telefone yawe, hari umuntu wifuza kuba
kwiteza imbere baranabikore rwose kabisa. Nimero zanjye ni 079 8 73 74 55. urakoze cyane. Amazina ni ayandi, ni Niyomukiza Cedric. Yego Kabisa murakoze. Kandi VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena, ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 0792 94 55 9. Umva inkuru yawe.